ni wa mukomediye wanyu papa bitangaza prophet nabi mukuru umuhanuzi mukuru kamanze ngesha ngusi nahashye nahashye mwitegure ko ubuhanuzi bugiye kubasohoreraho bwa buhanuzi bw'abango abagore aba barindwi uzajya baza babwira umugabo uti watuba bariye physically kandi nawe urandenganya nariya mafi n'inkoko njazingaro ngina modoka nziza nkone nararangiye cyo kamuze yo kuba President Republic ureba neza twarabasazi burya kokosha ubu tugiye kugwiza abapasteri b'abasazi yes byo gusara se rega ariko ujya umenya ko twinjiye 2025 najyaga nkuganiriza 2024 kuko tugera muri 2025 uzajya ubona umuntu yambaye inyama n'amaraso ariko daimoni ziri gukorera muri we ntabwo warabivuze kabisa nabibabwiye ngo ati mwebwe mwitegure 2025 ubuze nabi n'umuhanuzi mu Giswahili sibyo prophet urumva nani no kuntu banavanga n'ibintu nyine kubera niki urukumva prophecy iri muri biriya ni iyi ngaho tube clear tugaruke kuri wa muvandimwe we nyine uri kumukarabya sibyo prophecy irimo ni iyihe yo marashaka amafaranga none se amafaranga ahuriye n'iki na prophecy ubona papa bitangaza zamusajije atari no kubona biranavamo ashobora kwiyahura ariyo mpamvu ngozi iki kiganiro ashobora kujya gute kwiyahura papa bitangaza yes iyo umuntu ashaka ikintu mumufashe munamurebe mushungere ariko mumureba kugira ngo nibura sibyo muri support mumushungere mumure kuko ntago wambwa ngo umuntu agiye kwiyambika amashashi ngo amatsinda ngo yitwa Riki ngo hagarare abashumba ariko ware niba uyu yaraje ari pastor please mwicare nk'ababyeyi bakuru mumuhamagare gusa ngaho imyumbati ngaho gunjura ibisheke ahi uyu ni wowe wa nawe naho kuba pastor waratubeshyaga gumamo rwose nta kibi wakoze urimo kwagura umurimo w'Imana kandi urimo gukora rwose ntuzadutenguye dore imana yawe iri kugukoresha iby'ubutwari mbega bita abakozi b'Imana we reka nanjye gusuhuza aho dukurikiye n'ibyagaciro gakomeye cyane kuba ugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu ndagusuhuje kandi ngushimira ko warahisemo iyi cano twicaye muri studio za Yada Limited turi kumwe n'umuhungu w'Imana abanyarwanda Prince Robert nshimiye kwakira Robert naye nishimiye ko uje ngo tuganire makuru ndamahoro ndashima Imana meze neza n'umuryango wanjye ndashima Imana ishimwe tumaze iminsi muri sagaza z'amabwiriza mashya y'insengero yego ibintu byakomeye kera ngo bajyaga bavuga ngo ibintu byakomeye ngo n'abatwa baraza gusora nubwo tutagira ubwoko ariko ni imvugo zabagaho kera iyo bavuga ngo batwa baraza gusora n'amateka babaga bavuga ko ibintu byakomeye rega na wa muntu uti wahekwaga ngo ari bwigenze ngo ibintu byakomeye n'abatwa basore niko nayaga numva bavuga yego ngo wahekwaga araza kwigenza cyane ariko ntago biba bikomeye ahubwo haba hakomeye ukumva buriya sureba Evo hari umuntu ejo bundi wanyandikiye message ikiganiro nakoze arambaza ngo ariko Roba ngo birashoboka ko umuntu yakwirinda ibyaha muri iyi si korerwamo ibyaha koko ngo bigashoboka uri kumva ushobora nawe kumbaza ngo wamuhaye ikihe gisubizo kugira ngo umve ko ibintu bikomera bitewe n'ubikomeza yego naramubwiye ni birashoboka ntabwo ati se gute ubundi isi donc dufite amahame y'ubuzima Imana yadushyiriyeho hari iri hame rimwe twaganira bwashize rivuga kwatura donc kuvuga buri akanwa kacu kararema sibyo noneho umuntu ndakereka misobanuye mu buryo buzitse mufatiriho n'abandi kugira ngo nsubize icyo kibazo cyawe kizisengero n'abadukurikiye kiravamo igisubizo kuko banumva Imana yaramaye umuhamagaro wo kwigisha urabona twiga mu wa mbere hari ibintu twigaga byitwaga ensemble sinzi niba ubizi ibyo twacaga utuzeru tugashyiramo icyo bita ngo intersection urukumva hakaba ari side ning sibyo
noneho abo muri primaire bo batigeze bajyayo nabo reka mbabwira kabo murabona ino bita triangle urukiramende mpande eshatu sibyo habamo agapuwe kari hano akabamo akandi kari hejuru akabamo akandi kari hejuru ni impande eshatu nyine ni impande eshatu sibyo mw'isi y'umwuka satani akunda gukoresha iyi mpande kubera izihe mpamvu hari igice cy'umubiri igice cy'umwuka n'igice cy'ubugingo sibyo noneho iki gice cy'umubiri gihereza umwuka umwuka nawo ugahereza iki ubugingo bukagarura ku mubiri ibi bice byose uko ari bitatu bikorera mu muntu umwe iyo yuzuye bamwita gatandatu uzumva abantu bavuga ngo mwana ngo nateye siziye Musanze ubundi siziye Musanze ni umubare w'umuntu ni diri umuntu akubita ariko akoresheje iki umubiri ubwonko uri kumva n'amarangamutima kugira ngo tubyumve neza muri ibyo bice bitatu noneho sasa burayivo kugira ngo umuntu akore icyaha icyo ari cyo cyose kizanwa na sanse eshanu umuntu agira nta muntu wakora icyaha atumvishije nta muntu wakora icyaha atarebye nta muntu wakora icyaha atihumurije nta muntu wakora icyaha atakozweho sibyo ndazivuze ari zose uko eshanu iya gatanu kureba kumva kwihumuriza gukorakora na testing kumva ururimi buriya kugira ngo abantu bakore ibyaha ibi byaha mubona niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ikijya mu nda ntikica ahubwo ikivamo nicyo kica cyagiyemo kinyuze he urumva birahanana mbere yuko kinjira nyine kinjiye buriya abantu ibintu twumva ngiye ntago njya mpfa kumva ibintu biganiro byo kuri YouTube nk'umunyamakuru iyo nshaka nkuzamo highlight kugira ngo ntajya kumva byinshi kuko ikintu wumvishe nyine wakinjije sibyo sasa nk'ibi by'amadini turi kumva abantu bagiye bamizwa ikintu cyitwa idini sibyo barabyumva barabyakira barabirisivinga biba mu mitima yabo no mu mitekerereze yabo noneho habayeho ikintu kiri nka skando wa muntu wamenyeye kujya muri korali agahora aririmba utarigishijwe ku idini uri kumva ari inzira ijya mu irimbukiro ahuye n'ikibazo kirakomeye sibyo baranamusaba nuko gusora ubu uyu munsi reka mbwiza abantu kuri nari amafaranga miliyoni 2 n'iki niyo waza kuzuza condition ubu biragoye uri kumva nkurikije ari amabwiriza rega ikibazo si miliyoni 2 miliyoni 2 babwira n'abantu bakaziteranya bakazigura yego ubu kamvuge ko bigoye sibyo ariko biraza kugorera umuntu utagize gute wumvishije akihumuriza akakira ubwo navuze muri sanse buriya n'ibi biryo turya ibi dutamira turya biri mu bidufasha kuba mu buzima twahisemo umuntu evongeye nemera ko on myself nemera ko kunywa inzoga atari icyaha sibyo ariko kuva navuka ku myaka yanjye ndinze ngera hano ngiye nta nzoga umuntu kuri njyanye kumwe bapima ngo nibahuhemo unapimye donc urugero rw'imyaka mfite ugapima rukoro igishamikiye ku nzoga ndaba yarageze mu ntuzi no kuri na kano kabido ndaka litiro imwe ntako wabonamo kuko it's my choice na amahitamo yanjye nahisemo gisinkunda inzoga kubera iki iziye mama utestinzeho gato yakoreshe ya sanse ya test akanywa gakeya ngo nukunywa gakeya finally birangira abaye kazizi sureba ari abantu njya mwinda kubwira abantu Bibiliya nayo irabivuga ijambo ry'Imana ngo mujye mwirinda uko mwumva sibyo mwirinda uko mugenda ubwo nuko iyo tuvuze kugenda wagiye gukora kuko umuntu agenda agiye ahantu gukora igikorwa runaka donc mwirinda uko mureba sibyo mwirinda uko munihumuriza reka mfate urugero tupike ubaye ahantu n'urugero haba indaya ni matter of time yo kurangira nawe ubaye indaya ubaye ahantu hari abantu banywa urumogi ni matter of time yo kugira gute yo kubona nawe urumogi njya nyura i Kigali nkabona ukuntu hakubuye mu minsi yashize na ndi Kampala nkabona ukuntu hari umwanda kwa ko twebwe dufite isuku muri twebwe mu mujyi uri kumva izo mbaraga z'isuku ntago zikiri mu bigaragara zinjiye mu bitagaragara muri nge ndi kwibaza ahantu ndanaga agacupa ka jina nkweye mu gihe undi bari kwati kuri moto pa ubwo barabahekanye
i Kigali tuzi ko iyo uhetse umuntu niyo yaba ari umwana kuri moto shobora kurangiza ni kumva ariko Kampala arabatwaye ugira n'ubwoba bwo kumuheka ntabwo umumotari yakwemerera ariko Kampala muri wa muteze yagera kuteze agahita ahagarara ati ugiye namukuru akongera bakagenda urumva donc umuntu abaho ameze nk'urupapuro rutanditseho ibyo ahura nabyo nibyo bigira gute byiyandikaho n'abanyamadini rero muhame hamwe mu ngaruka z'ibyo mwumvishije mwarebye usibyo mwanashyigikiye uyu munsi isi iri muri kawo ejo nakoraga ikiganiro na Damu n'umuga ngo isi iri muri kawo irimo kawo kubera iki uhereye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukajya ku Bisiraheli kuko nibo basa nk'abazengereza isi sibyo muri Isiraheli niyo iri kuzengereza isi kurusha ibindi bintu byose bubona burya se ibi ni ibihugu bishatse na Ukraine urukumva sibyo ni ibihugu bishatse byavuga ati ribara n'umukara ibindi bihugu bikabyemera kandi bibona ko ari umweru kugira ngo noneho byumve neza sibyo reka twigarukire kuri topic y'ikiganiro urumva hari igihe kubera barumva ndi muri wide sibyo nshobora kuvuga byinshi bigiye bitandukanye ariko nari mbivugiye nshingiye kuki uri kumva donc umuntu asa n'ibyo akora umuntu asa n'ahaba yego hari umugabo ejo muri nabonye uri gukorana nawe ikiganiro ariko kukubwira ngo kuvukira muri EAC ngo ni ukuvukira he ngo muri Gihenomu ni nko kuvukira muri Gihenomu nabundi ntabwo ariko byakakwiye kuba biri uri kumva ahubwo nuko mu mbonize nk'umuntu uri kubibona umuntu wese uri kuvukira muri EAC muri no minsi sha mwitegure ko ubuhanuzi bugiye kubasohoreraho bwa buhanuzi bw'abantu abagore aba barindwi uzajya baza babwira umugabo uti tuba bariye physically kandi ndabona atariho biri kugana nuvuga ngo bibaye guhitamo nta muntu wakwemera kongera kuvukira muri EAC abari kuvuka ntago babyemera bro wemera ko ubu ngubu hari igihe kizagera umuntu yajya avuga ngo avoka wenda n'urugero mu Bufaransa kuvuga kuvukira mu Bufaransa gusa ikaba ari icyaha ubona ku isi nta gihugu ushobora kuvukiramo sibyo wavuga ngo mvuka muri iki gihugu bikakubera icyaha hari igihe cyageze Abisiraheli aba Bayahudi aba bari kubona kuba waravutse uri umuyahudi gusa akaba ari icyaha ariko ngira ngo n'ibihugu by'Abarabu byinshi za Palestine za Iraq za Iran hari aho ujya kuvuga wavuga ko kuvuka hariya rwose nyine barakwemera nk'umuntu ariko kuvuga ngo uvuka ngo muri Pakistan bahora bacungira hafi ngo muri Afghanistan niyo ihora mu ntambara zidashira kuvuga ngo uri muri Afghanistan bro kuvuga ariko ni hatari bivuze iki rero sibyo iteka ryose umwana w'umuntu uri kumva avuka ameze nk'urupapuro rutanditseho cyangwa umurima udafite iki ariko ibyo ahura nabyo mu buzima bwe reka mfate urugero rwa hafi ubu tugiye kugwiza abapasiteri b'abasazi yes byo gusara se rega ariko ujya umenya ko twinjiye 2025 najyaga nkuganiriza 2024 tugera muri 2025 uzajya ubona umuntu yambaye inyama n'amaraso ariko dayimoni ziri gukorera muri we ntabwo warabivuze kabisa nabibabwiye ngabagati mwebwe mwitegure 2025 mugiye kuzajya mubona umuntu mwajyaga mubona yambaye inyama n'amaraso sibyo hari umwemera noneho mubone dayimoni zikorere muri we ku buryo bw'umugaragaro ni ryari dayimoni zikorera mu muntu Bibiliya iduha urugero rw'umuntu Yesu yanyuzeho ngo yari yararwaye abadayimoni bagera ku rwego bamujyana mu irimbi noneho bakajya bamuboha amaguru n'amaboko iminyururu akayica unyuzeho wese akamutera amabuye yego ngo Yesu ahanyuze uri kumva dayimoni zirabimenye zavuga ati duhuriye he mwana w'Imana uri kumva duhuriye he mwana w'Imana yego tubabarire n'utwice ahubwo wenda utwohereje muri ramuguna w'ingurube n'urugero nguhaye
uwo mwanya dayimoni zigira gute zimuvamo. Ubu rero wa mwaka warageze, wa mwaka ni umwaka dayimoni zazamutse. Wabonye umugabo witwa Papa Bitangaza kanere gutinya kumuvuga. Bitangaza yagize ati yasaze. Yes. None se Kasevo ntiyasaze gute sara kana kwikinira comedy. Comedy zihe se? Ari kwikinira comedy zo gusara. Twahereye ku bijya mu muntu. Buriya birandi byo byari byaragiyemo imbere. Kuko nago nyeka Papa Bitangaza ku myaka afite yavutse azi ijambo bita comedy. Yarimenye yumvishije akoresha essence yo kumva. Urumva none ya introduction yanjye kwitangiye kuza. Amenya ko habaho genzi comedy. Sibyo? Atangira kumenya uko batera comedy. Uri kumva uyu munsi bya bintu yumvishije na bya bintu yabaye hafi byarinjiye. Ikinjira mu muntu rero ntikica, ahubwo ikisohotsemo dore ngiki nicyo kibi. Sibyo? Yasaze. Buriya rwose nge ndi nk'umuntu wa hafi, uri kumva nuko umugore n'umugabo kubera baremewe rimwe, umwe akava mu rubavu rw'undi, ubwo nyine iyo bakiranutse kwa kundi bakiranuka nawe bimuzamo, nawe bikamujyamo se. Buriya nawe mu misi si umwe nawe. Siga buriya uko umuntu yambarana n'undi ibimwuzuye nibyo buriya nshaka kumenya neza wowe, nshaka no kukurangiza, ntago naza kuri wowe kuko uri umugabo mugenzi wanjye, nshobora gusanga wanyiteguye n'ingumi nka ziri, nanyura kuri maosha hasi cyane. Ntago abantu barandura igiti bagihereye mu mashami, bahera mu mizi. Buriya kugira ngo Papa Bitangaza asare neza, buriya umugore we niwe wasaze mbere yuko asara. Ko ari kwikinira comedy nyine ni comedy. Ejo bundi nibwo Mutabazi twakoranye ikigana avuga ati ariko se umuntu niba yarakijijwe ari umukomedi, misiyo ye yo kuvuga ubutumwa ikabirangiye, kuki atasubira muri comedy? Umurozi naho yarwara, sibyo? Akaremba, ntago bikuraho ko yabura umuntu ujya kumukarabya muri ubwo burwayi bwe. Ariko uzabwira Mutabazi oya ntago ari kabi. None se kuba umuntu aroga bivuze ko yarwara akanukira mu nzu akabura umuntu ujya kumukarabya? Ntawabuze umukarabya. Ewe ibyo ni kuri wowe bivuze. Ibyo kuri wowe bivuze. Evo reka tuganire kuko buriya niba ari umuntu ukenewe gufashwa Papa Bitangaza. None se Roba wenda tutaranabyinjiramo cyane biraturuka kuri ibyo gufunga insengero. Nayo nefe none se ntari kwibaza uyu munsi nta buryo bushoboka nk'umuntu witwa wamanje gufata izina ryitwa ngo Nabii Mukuu Prophet. Nta nzira buriya na komedara bivuga ko ari Nabii Mukuu. None se umuntu sasinda nibyo yari afite cyangwa sasara agasara nibyo buriya nubona umuntu yanyweye urumogi rukamutombotsa, sibyo? Iyo yari umunyamahane niyo rumutombokeje rumutombotsa ateramana. Niyo mpamvu ubona ari abatomboka bateramahane. Iyo yari wa muntu ujunjamye bwana none hari itondoka yabati mwana kabisa wabaye nk'imvura inyagiwe, uri kumva? Rero nta kibazo kirimo aho ngaho kuba ameze kuriya akavuga ati ndi Nabii Mukuu. Ubuze Nabii ni umuhanuzi mu Giswahili, sibyo? Prophet. Urumva nani no kuno banavanga n'ibintu nyine kubera niki uri kumva? Prophecy iri muri biriya ni iyi. Ngaho tube clear, tugaruke kuri wa muvandimwe we nyine uri kumukarabya, sibyo? Prophecy irimo ni iyihe yo kuvuga marashaka amafaranga. None se amafaranga ahuriye he n'iki na prophecy? Buriya mu kijyanye no gutekereza kwa kuna kugira ngo umubiri uhereza umwuka ugahereza ubugingo bukagarurira umubiri. Mu minsi yashize yatuye ijambo inde Papa Bitangaza. Icyo gihe narikoze ikiganiro ari nawe twa turi gukorana.
igenda kubwiraga ngo hari abantu baza kuri YouTube baze gushungerwa n'abaza baje kurebwa aravuga ngo ndi mu ba pastor cyangwa se ndi mu ba prophet bakunda amafaranga rero iyo Bibiliya yo iyo yisomye ku muntu ukunda amafaranga aravuga ngo ni umuzi w'ibibi byose sibyo aka nta muntu yakunda roba ushobora kwima amafaranga wabaho Evo donc gukenera ni no kugira ikintu ingenzi uri kumva no kurarikira ikintu no gushakisha ikintu si ibintu bigiye bitandukanye yego hari abantu bafata priority y'amafaranga nk'ingenzi uwo muntu yicundi kugira ngo ayabone kuko ari ingenzi ku buzima bwe ariko hari umuntu ukoresha amafaranga nk'uyakeneye nk'uko umuntu akeneye ikindi gikoresho none se nkubaze ikibazo unsubize yego ntumaze imyaka myinshi kuri YouTube cyane imyaka irenga 5-6 nta bantu baza hano kuri YouTube bakagotomera donc akemera akijandika no mu byango kugira ngo abone amafaranga kangucira umugani mbabari iki kiganiro cyo kuba kirekire ihora yiyama abantu nyine sibyo ikiganiro cyo kuba kirekire waguha nk'imbuto 3 z'ibiti sibyo akagura urubuto rw'ururabo rw'iroza akaguha n'urw'umwembe n'urw'umugano wahitamo uruhe wahitamo umwembe kubera izihe mpamvu kuretse ko rwaba ruzera urwo rubuto nkirira ibyo biti byose uko ari 3 bifite umumaro mu kijyanye n'ubutunzi sibyo no kwera byera mu buryo butandukanye ururabo rw'iroza iyo ruteye kuwa mbere kuwa gatandatu ubona rwatangiye gupfundura inzuki zihumva tubonamo ubuki uri kumva sibyo banarushyira ku isoko rwose bakagura donc tugashyira bene wacu batabarutse tugashyira hejuru yabo sibyo abarya amafoto bakifotoza urukundo bagatera nayo imitoma sibyo ariko ruraba mu gitondo ku mugoroba rukaba rwahungutse umwembe nawo urawutera urukumva ukavaho imbuto abarya bakagira gute bakarya na banyiraho bakabona amafaranga finally igiti kikazahundura bikabera rangiye uyu mugano cyangwa se izi za muba n'izindi bino biti bikomeye utera bikerera imyaka 100 sibyo iyo kiri gukura ukibonye kikiri gitoya n'ikizere cyo kubaho kwacyo abayumva nta kigenda ariko iyo kimaze kwigira hejuru abenshi muri Kongo ubona bajya kumaranira ni zahabiri mu butaka ni ibi biti babazamo imbaho urukumva z'amaribuyu sibyo iyo kigiye hejuru kirebwa n'uwari we wese urukumva niko no mu bijyanye n'abakunda ubutunzi n'amafaranga urukumva bamera hari umuntu uzagasaro avanga rwabo rw'iroza no mu buzima bw'abantu ugasanga umuntu yewe njya nkunda kubwira abantu ngo ntukishimire kuba nka Evode duba Robert wowe ku giti cye ntukuhisemo umwembe ukavuga ati ngende umwembe bazansoromaho imbuto undi akavuga ati ngende ururabo kafata urugero kugira ngo byumve neza ari utwana mu minsi yashize twahitingaga umubyeyi wese akumva afasha umwana wamujugunye yifuje kuba yari kubyara nka kanaka sibyo nka kakana kitwaga Bwenge karihe hari n'utundi twagiye tuza uri kumva twitwa ba Fabrice bahagasikiri uri kumva n'urugero nyine ndi kuguha ba Kabeni n'urugero ntanze kakeza n'urugero turatwana tuza tumeze nk'utu turabo turabya mu gitondo ku mugoroba twagize gute twahungutse yewe bura ntikanapfundura n'inyenyeri iri muri ibarahubujwemo kera uri kumva tayari rero wa mubyeyi wivuga ngo kuki ntabyaye nka Beni no wabyaye wowe ushobora kuba uwo mwana wabyaye uri kumva mu gihe cy'imyaka 70 isi yose ari wizajya biririmba sibyo kuko umunezera igihe uziye uraryoha ndabishamikira kuki reka mbirebere muri angle ya Papa Bitangaza impamvu mvuga ngo akeneye sibyo support uri kumva yego yasarishijwe n'iki ni umukunzi w'impiya iyo umukunzi w'impiya azibuze kuko ikintu ko umuntu agenda akigirira desire akigirira kamere idashira niko igenda imworeka mu mworera narabibonye reka fata urugero kuri social media zacu yego uko ugira subscribers nyinshi ziyongera niko umuntu agenda akana amaso ashaka ngo
ijana rizagera ryarira ijana ryagera Evode yaransize nzagira 200 ryarira kugera ku rwego bamwe banakora n'amakosa uri kumva atari ngombwa ngo kugira ngo bagere kuri iyo satisfaction yego ya kamere. Uyu rero n'abandi bagiye gusara abadayimoni dore umuryango bafunguriramo n'uriya kugira ngo binjiremo batangiye bakorere mu muntu. Wari umuvuga butumwa bwiza uri wamba mwambaro wa pasiteri uri kumva wari warigeze kwicara ngo ubu ngubu hari umuntu uri kwicara akamurika akabati mana nirudisha pesa zanyu uri kumva sibyo yafashe amafaranga ye ayaha papa bitangaza ngo namusenge nubu ariko yamusengera n'urugero nanze sibyo oya ndabizi ko hari abantu bahita bazana imitekerereze ndabihishuriwa nabyo yitwa imuhamagaro uri kumva ni impano sinzi niba ari we twakoze icyo kiganiro ariko ati itandukana hagati y'umuhamagaro ni impano ntabwo twabikoze bigize ko twigeze kubikoraho kubivugaho bisanzwe sibyo ubu hari uhita uvuga ati buri muhamagaro afite nubwo yasaze yansengera. Nzavuga ku mategeko 5 agenga ubuzima bw'umuntu icyo bita kwatura twakavuzeho kamwe bwashize sibyo kuri dufite imbaraga zo kwatura muri twebwe zikarema dufite n'imbaraga ni Imana nyine yabiduhaye birikoresha muri twebwe sibyo ibyo na choice bura amahitamo yacu ni buranga bira papa bitangaza ni ibintu yahisemo sibyo ariko kanigarukire ku bitekerereze nyine na kuriya buriya mama bitangaza ari umuntu utekereza kure agakwiye kuba amamagara kuri telefone kama ati wanyori yanseko indera ku bitaro appointment yes kuko ira standard papa bitangaza agezeho ntago ari standard yo ya psychology uri kumva ya therapy nabishyize ku rundi rwego ariko umuntu wese wanyuze kuri cano ntagiye kuvuga akayinyuraho uri kumva adafite umwuka w'Imana my dear nashaka azafata umwanya w'amasengesho yiyomore kuri iyi cano ifite ibibazo se ntayo mvuze none ngenda yivuze kubajije ifite ibibazo uzi ko yayinyuzeho wese yayinyotewe buriya satani ni umugome ku rwego mwebwe mutamutekereza ariko azapfaye kwibuka hamwe n'abanga Imana bose umuntu wese wayigiriyeho connection none akayikuraho n'ubutunzi arabatamba sana buriya rukuntu abantu bafungura amarembo satani akinjiriramo izi mpamvu nyangora ibiganiro kuri aba bantu bakoresha imbaraga z'isi y'umwijima nkakubwira ninge nta kibazo mfitanye nabo kuko nta rembo na rimwe nabafunguriye mu rugamba rw'umwuka intambara yose utagize mu ruhare Imana yikurwanirira nkuko nawe utayigize mu ruhare ariko intambara yose mu isi y'umwuka wifunguriye hari Imana ikureka ebanika gucucuma kugira ngo izakubone ukuntu gushyira ku gipimo cy'ishyitsi yes buriya uzimanze Imana itubwira ngo twambare intwaro zose z'Imana ngo kugira ngo tubashe guhagara tudatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi na ya myambiye uri kumva ntago Imana idusaba kujya kurwana intambara z'umwuka ahubwo Imana idusaba kwambara intwaro zose z'Imana yego kugira ngo nitugera ku butumwa bwiza buriya nk'ubu eva hari igihe mbivuga ariko sinyibabazwa nabyo kuko ntangiye gukura nkikira umwana najyaga nkora ibintu ngo abantu bandebe ariko uyu munsi nsigaye nkora kugira ngo ngewe kera numva mu kiganiro bambonye gute ko nta kote nambaye no nsigaye nambara ibyanjye kugira ngo ngembe ndi Robert niba nambaye akagapira nkumva niko kambere yes it's me ntabwo vode nyine aba bantu dushaka kwemeza ngo badukunde batwanga kubi kandi natwe ubwacu si tubakunda izi views ubona papa bitangaza zamusajije atari no kubona biranavamo ashobora kwiyahura ariyo mpamvu ngozi iki kiganiro se ashobora kujya gute kwiyahura papa bitangaza yes iyo umuntu ashaka ikintu mumufashe munamurebe mushungere ariko mumureba kugira ngo nibura sibyo muri support mumushungere mumure kuko ntago wambwa ngo umuntu agiye kwiyambika amashashi atari ukuririra nibura aka karere nkuko turi kubivuga bitewe n'ibintu biri kukabamo akakambara avuga ngo aje gusetsa abantu sibyo generation ye abantu bari muri generation ku myaka ye aje gusetsa bakeneye biriya ni bande ngo se gusetsa abo muri mu kigero kimwe ntiwasetsa n'abana bato nese yakatse appointment merci
azajya nta mwana wagiye yadodesha ikosi azajyayo basi tumenye ngo yagiye mu rusekerezo nyine bura okay sawa ni choice ariko ndi kuvuga ku bantu bashobora kuba bazi kureba kure baba pastor mwirwanaga nawe baba bantu mwagendanaga niba mwene so arwaye ijambo ry'Imana rivuga icyavuga ngo mukunde bagenzi banyu nkuko mwikunda buriya mu rwego rw'itorero cyangwa mu rwego rw'umwuka evo ndi gukora iki kiganiro ngiye mbabaye ushobora kubivuga ukagira ngo nuko ngo nabonye content no nuko mwene data afite ikibazo gikomeye uri kumva niba umuntu arega buriya nkunda kubivuga abantu ntibanyumve sigo impamvu Sandirine yaje hano Sandirine n'umugabo n'umugore wa Nuza wa Feridina akinyuriraho bebana akanide yambira ntihagire umuntu ubona mutera amabuye akabona ni victime ariko uyu munsi akantu kose witwa Mutesi akoze uwitwa Pastor Claude akoze kuko bambaye image iri pastorale karazamo ikibazo ubu uyu munsi nago Papa Bitangaza agiye kurwana na Papa Bitangaza na komedi kuko biroroshye si uko narusha akanyombya nashaje kumurusha uri kumva narusha ba mama b'abapampe donc aje nk'uko uri kubivuga birimo ariko iyi image yaje apfumura yambara yitwa pastor Nabi Moku rega byongera Nabi mama pasteur ni rwo rugamba ni naho haraza kuba ikibazo noneho rero reka nigarukire kuri izi views ari gushaka zitari kuboneka ziraza kumuteza ikibazo umuntu ukunda amafaranga wayashatse yamaze kuyabura ariyahura none hariya adakurikiranywe ngo azanwe hano haruguru tumushyigikire akeneye support eshatu zikomeye iya mbere ni isengesho tumusengere keneye deliverance kabisa icyo ni icyambere ikindi cya kabiri nicyo bita inama za hafi ku bantu bafite ubushobozi ubu dufite ikibazo gikomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda cyabisubiramo uri kumva nabo nta kundi babigenza byaba Banyagatogo kuba uburyo ariko Yesu azaza amareho byose kanigarukire ubwo mba nkubise nyine nicaye ku rumuri uzi kwicara ku rumuri ninywe rurihuta ubwo mba nzengurutse igihugu cyose nkareba ukuntu harimo ngo amatsinda ngo yitwa Riki ngo ahagarare abashumba ariko ware niba uyu yaraje ari pasteur please mwicare nk'ababyeyi bakuru mu muhamagare ariko ibyo ntibyakunda uri kumva yasarishije sibyo ihurira abarizwa muri mushake mufasha kumushaka kamufasha kabiri akeneye amafaranga nubwo ubwa mbere mwaye nagira ikintu yamaza n'uyu munsi arayakeneye dore ejo yabyaye impanga sibyo yamavuze yamava ari gushaka amafaranga cyane none nababonye mu gitondo bari gutotora isombe sibabyaye nyine ngo bategereje Pastor Mutesi ngo bayisangire Regevo iyo tuganira tujye tureba mu bitekerezo by'abantu icyo batekerezamo nta kiganiro kiri kuri channel ye reka wenda nyuzemo amaso kugira ngo nabyumve neza ari gihe umuntu aganira ibintu ikiganiro kiri kuri channel ye sibyo yego nubona ikiganiro gifite commentaire 80 sibyo ku bantu 1600 mu masaha 18 niba ari gukora narwo yagakwiye kuba narebwa gutya izi views 1800 estimation ndi mu YouTube ndazizi singiye kumena ibanga ry'akazi urukumva na amasantime mu iki gihe RPM yamanutse sibyo arasara rero urumva ibi yabikoze ngo abone amafaranga ntayabonye none ibi ni bikisiza abanyarwanda koko kweri nivu ningwa n'imyumbati nawe rero yitaba Nasundi wamumagariye mu kiganiro nkamuvugishaho gato twikomereze uri kumva aha dore kaduhere kuri izo commentaire uwitwa Iyizire Leontina yanditse ngo ariko muziko iyo umuntu akennye akananirwa kwiyakira asara koko we urumva yatari gutekereza nkuko nekereza akazi karabuze isengero zirafungwa nta wakurenganya shaka isombe ya madamu nibyanga ku isambu cyangwa ngo bizacamo papa wanjye azasubire inyuma y'ishyamba nibyanga ahangaha muri views nyine urumva
ariko se iki gisheke mu kiganiro ubundi reba nk'uyu nguyu Byiringiro Berite rwa rudigi ntiruzira ubusa urumva uyu nawe ni dayimoni ziba zandikira muri we rwa rudigi ntiruzira ubusa ngaho imyumbati ngaho gunjura ibisheke ahwi uyu ni wowe wa nawe naho kuba pasiteri waratubeshyaga ubu ni wowe nyawe naho kuba pasiteri yarabeshyaga gumamo rwose nta kibi wakoze urimo kwagura umurimo w'Imana kandi urimo gukora papa bitangaza mu Kirundi bacita igikaju narwo uraruhekenya Imana iragenda isheke bakita igikaju se igikaju ariko natwe ndagura tubyita igikaju ariko hari umuntu wambwiye kugumamo rwose nta kibi wakoze urimo kwihangira umurimo kandi urimo gukora neza cyane Imana iragenda ibakoresha tukabamenya kubera imbuto mutwereka kandi ukiri pasiteri wagusangaga ufite ikibazo waramubwiraga ngo nagende yizere Imana izamutabara none wowe uje gusaba komereza aho pasiteri rwose turagukunda cyane cyane rwose ntuzadutenguye dore Imana yawe iri kugukoresha iby'ubutwari mbega bita abakozi b'Imana we urimo neza kabisa nucika intege nyuma y'ukwezi uraba ureba twese twiyiziye hano ariko uyu ntago yamubeshye kakajwi umenye ko bagufite ariko se umugore wawe yakwemereye ko ukora ibyo ko mbona bitanakubereye kivangamo n'ijambo ry'Imana nibura uvugemo Yesu nawe azakwitura si wongeyemo ngo ariko kundo wafunze insengero yubahwe bihuye n'ibyo cyaza batindi basabwabo kabisa ariko ukunda ibiryo kweri none burya amaturo twabahaga niyo mwirira wafunze isengero yubahwe kweri ati ndi umusazi ndi vampire ubu ni ibyo yavugiye mu kiganiro urumva ko niba ari ibintu yavugiye urabona uyu yanditse ahita amuseka urumva ni ibintu yavugiye mu kiganiro Evo twere guseka sibyo ntago ari we wavuze ni dayimoni yavuze ngo ndi umusazi ndi vampire wambaraga y'umwijima we uri muri papa bitangaza ndaguhagaritse uhereye none ahangaha umwana w'Imana niyongera abe muzima dayimoni muvemo mu izina rya Yesu Kristo amena ni ibitekerezo ariko ubu Claude yasetse ariko nk'ubu abapastori bagenzi bawe bagusanze bakakuvana muri ubu bugoryi koko Utayisire Gitwaza Mignone Julienne ni wahaguruke bataba urumva donc izi ni ide z'abantu b'inshuti zawe bakube hafi be kuko nta kumiro wagira ngo ni imisukure y'ino muri Tanzania gusa uransetsa kabisa gusa pole gukizwa nabi bitera umwaka kuko kuramo byose naye nabonye uzunguza ikinyoni ndahita nguha $100 iyo sashe y'amata wayikuye ariko se uri muzima koko wibutse muri siporo ubwiyemezi mwari mufite kuramo byose uzunguza ikinyoni uduhenere ndahita ako satani kandi narabonye muri gusaba ngo inzara irabisha yewe YouTube we izabahemuza kwere sha mwananiwe n'imirimo y'amaboko kabisa aho musigaye kwifata video mumeze nk'abasazi mwiyerekana mu kumva ko muri gutwika gushaka views gusa Imana ikwiteho kabona gashoro gake tega gahinda we sinisakaye gusa kuba Evo nuko turi online citizen buriya papa bitangaza yasaze none se biri differa he nabakabati bari hano 15 nukuri nukumusengera pe kandi ikibazo na mama bitangaza si wa muntu wakumva nizi nama nyine babumva bari gutwika biraho ngaho ariko ni ibintu bibabaje nukuri tujye tubakriye sibyo kubona umuntu w'umugabo w'umupapa kwigeze kwicara ku ruhimbi akagira itorero ariko kubera buriya icyo bita amafaranga ni ikintu kibi itorero rye ryitwa imbaraga z'Imana Sowari
Nta muntu aranga kurira kuri kamera ariko birababaje kabisa tujye tuvugisha ukuri. Roba wenda reka dushatse twanagana ku musozo ahubwo wenda twasoza urimo utanga inama yaba ku bareba ibi ngibi yaba ntihagire abantu Imana yahaye amafaranga kuko njye nta mafaranga Imana yampaye sibyo umuntu muzima ufite ubumuntu sibyo biriya nibyo biriva ngo nani ni mu nzu y'imbohe ni mwanga arega burana nabwo bari mu nzu y'imbohe kuko Satani aba yamuboshye sibyo mu basapotinge uri kumva buri umuntu ugiye kumubwira ko ati ngiye kugaha amafaranga sibyo ntuzongere gukora ibi bintu nubikora tugira n'amasezerano kuko normaroma ntago aragera ku standard yo gusara nyine ngo bitomboke kuko buri muntu wese ujya n'umusazi ku giti ashobora kubireka evo kadusoza ikiganiro nyine urumva ari n'ukuntu natangiye ikiganiro ubu nyine mbabajwe n'umurimo w'Imana mbabajwe no ariko nyine ubwo Imana ibibucagura by'ibibizi nta kindi kintu byarengaho sibyo twagiye tugira umwaku nyine izi ni ingaruka n'ukuri ni ingaruka zituruka ku kizi bicara buriya reka kankavuge ntabwo nagira nakavuze yego aba bana b'abahungu n'abahanuzi n'abagore n'iki byose impamvu ubona basaze n'abandi batasaze wenda ngo babishyire ku mugaragaro umva ikintu kibikora mu gitondo hari umuntu wabyutse amamagara ngo ni musengere ngo ujye gukora ikizamini cya perimi akajya mpushinga ambwira ngo nimubwire ngo Imana ivuze ndavuga ninge ntago njya mbekera Imana ngo iravuze itavuze wari uhari uri kumva yego aba bana b'abapfumu b'abarozi b'abakonikoni abo baterekeyeho abo babandwiweho bibinyenyeri z'abandi bantu sibyo bamara kuziba isi kabereka icyo bita imigisha bakajya i Burayi uri kumva bamwe na bamwe ntago ari bose bakajya i Burayi none umwana akagenda n'ubundi ari umwana w'umuterekerano cyangwa se umwana wo kurimbuka yego yagera akicara avuga ati uyu mupasiteri kamugushemo akaguha amafaranga atongerewe nibyo bita kurya ibiryo by'intonorano wasoza rero ugahita usara kuriya akenshi biba byaratutse muri amafaranga biwe wansengeye ko abadayimoni bamfashe n'urugero nyine nguhaye sibyo wansengeye ko abadayimoni bamfashe ndagusengera mu izina rya Yesu kwa kundi bajya kunywera hano i Remera uri kumva ntagiye no gusenga nta nazamu umuntu agahita yohereza 200,000 ariko abyo n'urugero nanze n'igihumbi cy'idolari urarondebye nawe uri kumva kiza ngo 200 ni icyaye bakuguriye ari uri kumva noneho iyo connection ukoze ntago isengesho ryagereye iyo connection ukoze mu isi y'umwuka niba ari umwana baterekereye ko ari umugore w'abazimu cyangwa se ari umugabo w'abazimu iyo connection ukoze ubufashe nk'inkwano z'uwo muntu ukazihamagara sibyo noneho niho hava ibi bintu mubona ngo umuntu ngo yasaze ukumva yatombotse ni connection yo kubaho buriya ibi kintu mu Rwanda nta n'abapasiteri dufite ngo batwigishe icyo bita warfare niyo bayitwigisha mu buryo bwo guterekera donc intambara z'umwuka wowe umuntu aguhaye amafaranga uri kumva buriya kirazira kikaziririzwa kwinjiza umuntu on your life kugira ngo umuntu yinjire mu buzima bwawe yinjiye mate ni muntu ki ariko Roba wa mugani wenda utaranajya kure cyane sinzi niba tuzanabigana cyangwa wenda twabivugira ahangaha bikarangira yego ariko aba bantu benshi baje bitwa ngo barasengera abantu bari birukana za dayimoni baragira bate yego kuki batarangiza neza finally birangira zibe bakondokeyemo ushaka uhere abitwa ko babizanye uyu munsi ushaka ahantu bari ndahuba abenshi barakennye uhura nawe no kwambara yes ugasanga kubera iki ubuzima bwabaye bubi cyane bikondoreyeho umuvumo bikondoreyeho inyatsi none si bizi views zo kwambara amashashi ya matera ukisigira ivukira sibyo wagakwe kwikora iki kiganiro ukurikije uko comedy zirebwa nuko abantu baza kubishungera zikagira 1,800 uri mu icupa ahantu uzingiye mu kubera iki ari gihe cyageze buriya ni nacyo njya nkunda kubwira abantu benshi n'abavuga butumwa niba umuntu aguhaye n'amafaranga tubare ko hari umuntu muzima uguhaye amafaranga yego ivo ntago ari igisobanuro cy'uko umuntu azajya ahora aguha amafaranga umunsi ku munsi one more time niba aguhaye iyo miliyoni genda ushaka akarimo k'amaboko utegura umushinga utegura igiti kizavamo amafaranga
barasara ntabwo ari uyu wenyine ibi ndi kuvuga ndabizi baraje basare kubera izihe mpamvu surebe zisengero aya matangazo dusohora ukabona ikiganiro kirebwe ni mu 32 utekereza ko ari iki aba bana b'abahungu bamenye kwabuza amafaranga mu bakirisitu uri kumva nibanashake n'ibindi bitekerezo bituma bagira ikintu bakora babiri bangaye ahubwo mushimire pasiteri Zayi bamwe bagiye birukana hakiri kare batangiye kumenya kwiyakira muri societe wari igihe umuntu akora ikintu ukagira ngo si Imana iri kumukoresha kandi ari Imana iri kumukoresha njye ngana n'abavuga butumwa benshi bagiye atandukanye n'aba bahanuzi b'abagore urukumva njye nanga urugero rwiza Evo kuri uyu mwana w'umuhungu witwa Ezekiel nubwo nawe nyine yageze nyine isi sinzi ukuntu abantu iyo babonye amafaranga niba ari ukubera kutarerwa aho bakuriye kudasenga kutizera bibajagari kuri kumva ariko ari mu bantu nibura umuntu yahaye ya blessings nibura bo babibyaza nibura n'umusaruro sibyo ku rwego rwe njye mbona none se ugira ngo nyuma reka mbivuge sindi guhanura nibyo ndi kubona muri analyse zanjye umuntu uzakurikiraho gusara nk'ibi bintu bya papa bitangaza umuntu witwa Juste hoyasa yego mu minsi mike nawe arakurikiraho yes ibi sindi guhanura mu nyumve neza na analyse na synthèse ndi gukora nibuza turakira utaza kuvuga n'abandi benshi da none se ejo bundi yaratangiye ngo ari kugaruza sinzi niba numvise icyo kiganiro ngo umuntu wese nasengeye akajya i Burayi ngo yanze kumfasha muhubujeyo hoyasa c'est vrai siri nukuri nitima numvise iki kiganiro ngo uwo nasengeye ngo akabona akazi ndakakwambuye asebera bundi byarakoraga biba bikora sinakubwiye ko dufite amahame 5 yo mu isi y'Imana yaturemanye ubwacu kumva iyo twatuje akanwa birarema birakora fa kuba umuntu akwizereyemo none si reka twisoreze ikiganiro ariko barasara benshi ariko nabo basara mu cyubahiro babasaze reka dusoze ikiganiro cyacu yego abari badukurikiye rwose namwe muze kuduha ibitekerezo mutubwire se bundi wa mugani birakwiye ko umukozi w'Imana asoza akina comedy ibiganiro byacu byanakagaruka shalom